183 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Twese duhagurutse, ibitabo byacu ni 183. Haleluya. Tuji wacu mw'ijuru muze isiga usingiza umucunguzi muze isiga abagezeyo baragwiriye baranezeza umwana w'intama abandi bari mu nzira muze isiga abagezeyo baragwiriye baranezeza umwana w'intama abandi bari mu nzira muze isiga abagezeyo baragwiriye baranezeza umwana w'intama abandi bari mu nzira muze isiga hazaba umucyo mw'ijuru muze isiga muve muve mu mwijima muze muze isiga hari kamba hari ikamba Yesu azatwambika tuzanezezwa n'abakijijwe ibyiza tubisangire muze muze isiga hari kamba tuzanezezwa n'abakijijwe ibyiza tubisangire muze muze isiga oh hari kamba hari ikamba Yesu azatwambika tusaneze tuzanezezwa n'abakijijwe ibyiza ibyiza tubisangiye Haleluya. hari kamba ikamba Yesu azatwambika tusanezeza tuzanezezwa oh n'abakijijwe ibyiza ibyiza tubisangiye tubisangire muze isiga rushaka ushaka ko tujyanayo ihane niringira niringira ukiza ihane ihane oh kandi kandi uwo mutwaro wikoreye emerere wemera umutururu oh tuzabane ihane ihane kandi uwo mutwaro kandi uwo mutwaro wikoreye emerere Yesu wemera umutururu oh tuzabane ijuru ihane rushaka ko tujyanayo ihane ihane iringira niringira ukiza ihane ihane kandi uwo mutwaro uwo mutwaro wikoreye emerere Yesu wemerera umutururu oh tuzabane tuzabane ihane ihane kandi uwo mutwaro kandi uwo mutwaro wikoreye binakuruhure Yesu mwami w'abami oh tuzabane mw'ijuru ihane ihane Haleluya.